byo koko RIB yafashe umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco alias Ndimbati imyaka 51 akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Ubu afungiye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo. Iperereza rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ubutumwa RIB itanga. RIB irihanangiriza abantu bose bafite imigambi y'ubugizi bwa nabi bwo gusambanya abana ko bitazabahira. Nibabivemo rwose. Byabaga ko atigeze atabaza cyangwa ngo yagaragaraga nk'umuntu mukuru. Umwana n'umwana, yemera atemera, ibyo ntibizakubuza guhanwa, kuko kwemera k'umwana nta gaciro bifite. Turasaba abantu bose kurwanya ibi byaha byo gusambanya umwana. Turasaba rero abahanzi gushyiramo uwabo musanzu wo kwamagana iki cyaha cyo gusambanya umwana. Umusitari mwiza arangwa no kuba icyitegererezo cyiza muri rubanda, aharanira kwimika icyiza. Naho umusitari wishora mu bikorwa byo gusambanya umwana ni icyago muri rubanda. Abasitari rero muhaguruke murwanye abo bose babanduriza amazina. Murakoze.